Ese wigeze wibaza ibyo umukobwa aba atekereza kuri wowe akabigutekerezaho ariko akabiceceka ntabikubwire? Wigeze wibaza se ibibera mu mutima w'umukobwa ariko akabyigumanira ntabivuge? Cyangwa waba warigeze kwibaza impamvu umukobwa ashobora kugukunda ariko ntabikubwire? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu 7 abakobwa batekereza ku bahungu ariko ntibabivuge. Ibi ngiye kukubwira biragusobanurira byinshi utaruzi ku mitekerereze y'abakobwa, cyane cyane ku bahungu n'uburyo abahungu bashobora kwitwara imbere y'uwo mukobwa nubwo yaba atagize ijambo na rimwe asohora mu kanwa ke mu gihe yagize ibintu agutekerezaho akicecekera ntabivuge, cyangwa se akabikubonaho ariko ntabikubwire. Nongeye kubasuhuza, nitwa Kennedy n'ubundi ni kuri ya YouTube channel yanyu MK Senior. Niba ushaka kumenya byinshi mu rukundo, imibanire n'ubuzima ndetse cyane n'ibijya ku ikofi, ahanini ubundi ni nacyo kintu tuba dushaka, ukaba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel cyangwa hari utarakora subscribe, cyo nakubwira no gukora subscribe ubundi ugakanda na like igihe wakunze iyi video. Ikintu cya mbere umukobwa ashobora kugutekerezaho ariko akaba atakivuga, umukobwa ntashobora kukubwira amarangamutima ye uko yiboneye. Ubundi abakobwa nibo bantu bagira amarangamutima menshi kurusha n'abahungu, ndetse bakaba n'abambere mu kuyahisha kurusha abahungu. Ubundi abakobwa benshi bagira ubwoba bwo kugaragaza amarangamutima yabo byoroshye, cyane mu ruhame. Niyo mpamvu umukobwa mushobora guhura ako kanya akakureba agahita abona yagukunze, akahita abona yakwishimiye, ariko akaba atabikubwira, akaba atagira ijambo asohora mu kanwa ke rivuga ibintu bijyanye no kugukunda cyangwa no kukubwira ko yagukunze. Eyida ashobora kuba atari ibyo abona byo gukundana, atari nabyo atekereza, ariko akabona wambaye na neza, akabona umeze neza, nawe ubizi ko wambaye neza, ariko akaba atasohora ijambo mu kanwa ke rikubwira ko wambaye neza cyangwa usa neza. Ibyo ni gake cyane, ntago bikunda kubaho. Nta mukobwa ushobora kuza ngo akubwire ngo wambaye neza cyangwa urasa neza, kubera cya kintu cyo gutinya kugaragaza amarangamutima yabo no kuyahisha cyane. Ahubwo ugasanga wa mukobwa ushobora kubona ukabona wenda nashamaje cyane, ukabona nyine nta bintu byinshi mwapanga, ukabona niwe uje akakubwira ngo wambaye neza, kuko wenda abona ko nta bintu byinshi mwapanga, abona ko wenda uri kuri level ye, utari kuri level ye, akaza we akakubwira ko wambaye neza, we akabisohora akabikubwira. Ubundi we ahangaha aba agaragaje amarangamutima ya nyayo y'umukobwa, ariko nawe hari uwo atabibwira, kimwe n'uko n'ubundi na wa wundi mwiza hari uwo yabibwira. Ubundi ahangaha niho umukobwa aba agaragarije amarangamutima ye ya nyayo, ariko barabitinya, barabitekereza gusa ariko ntibabivuga. Rero si uko wa mukobwa mwiza wabonye ubona mwiza we ataba yabonye ko wambaye neza n'ubundi, ahubwo we ashobora kubihisha, ashobora kuba ari nawe wabibonye bwa mbere akabihisha, akicecekera, akakwihorera, ntagire ikintu ujyana na kimwe abikubwiraho. Aha rero nubona umukobwa utarenze cyane, wa wundi ubona ko atarenze aje akakubwira ko wambaye neza cyangwa uri mwiza, wa wundi mwiza wowe ubona ko ari mwiza utabikubwiye, ujye umenya ngo wowe yabikubwiye inshuro 3, kuko abakobwa nibo bantu ba mbere bazi kwitegereza cyane kurusha n'abandi bantu bose no gushishoza. Ashobora kubibona agacicika, akabigumana mu mutima we, ntagire n'ijambo na rimwe asohora ngo akubwire ko wambaye neza cyangwa uri mwiza. Abakobwa bagira icyo twakwita nka emotional filter, ni ukuvuga ngo babanza gutekereza inshuro 3 mbere yo kugira ikintu icyo ari cyo cyose basohora mu kanwa kabo, cyangwa se bavuga kijyanye n'amarangamutima y'urukundo cyangwa kijyanye n'amagambo y'urukundo. Mbega babanza kuyungurura amarangamutima yabo mbere y'uko bayasohora. We arabiceceka agatuza, akicecekera kubera cya kintu cyo gutinya kugaragaza amarangamutima yabo uko biboneye. Ubundi akenshi impamvu yanga no kubikubwira akicecekera akakwihorera, ni ukugira ngo wenda utamubona nabi, cyangwa utabona intege nke ze, cyangwa utagira ngo wenda ari kwikururaho cyane, utabona ko yagushegeye, yagukrashinze, mbega utamubona mu yindi shusho. We akabiceceka akaryumaho agatuza, ku buryo utaza kugira iyindi shusho umubonamo yo gushaka kukwikururaho no kubona ko wenda we agushaka cyane.
kandi mu by'ukuri we aba agushaka, ahubwo arabiceceka agatuza ntagire ikintu na kimwe avuga. Aha aba ari gutinya ko ushobora gutekereza ko ari gusaba attention kuri wowe, agatinya ko ashobora guseba n'urugero cyangwa ukamufata mu bundi buryo we atari. Bitandukanye n'abahungu, abahungu busanga umukobwa wese babonye mwiza araje ngo sister wambaye neza, uri mwiza, ndetse ugasanga narenzeho aranavuze ati nagukunze, ibaze n'ukuri. Shaka ugasanga ni nabwo amubonye bwa mbere, ni n'ubwa mbere amubonye ugasanga araje avuze ibyo byose ku munota wa mbere akibona umukobwa. Ahangaha uba uri kwisuzuguza cyane. Ariko uzi ko ari nayo mpamvu uriya banadusuzugura. Ibi nabyo dukwiye kuzabikoranaho ikiganiro cyihariye, kuko abahungu b'iyi minsi nsigaye mbona hari ukuntu mudusebya, hari ukuntu rwose bamwe na bamwe badusebya, ariko nta muntu wo kurica n'ibyo wabikora. Ahangaha muri seriye cyane ndabizera. Reka twigire ku kintu cya kabiri, ikintu cya kabiri abakobwa bashobora kugutekerezaho ariko akaba atakivuga habe na gato. Ikintu cya kabiri umukobwa gutekerezaho ariko akaba atakikubwira, umukobwa ashaka kumenya neza yitonze umuhungu bahuje amarangamutima. Abakobwa nibo bantu batajya bahubuka habe na gato, ndetse bakanakora iperereza ku rwego rwo hejuru, ku buryo bavuga ko abakobwa barusha iperereza CIA na Musadi byifatanyije. Urumva urwego baba bari, ariko umukobwa ntashobora kwinjira mu rukundo nawe atabanje kukuneka. Abanza kukuneka bihagije mbere y'uko yakundana nawe cyangwa se yakwemerera urukundo. Ahangaha ikintu aba ashaka ni ukubanza kumenya neza ko muhuje amarangamutima kugira ngo abone yakwemerera ko mukundana. Kandi ntashobora kuza ngo akubwire ngo ndi kukwigaho, ndi gushaka kumenya ko imico yawe wenda ihuye n'iyanjye. Ibyo ntibishoboka. We abikora bucece, kwa kundi uba waprocinga uteretse ugira ute uzi ngo uri kwemeza umwana, niko numva mubyita. We umukobwa we mu bitekerezo bye aba ari kukubara, agutera imibare, areba niba agupererezaho, areba imico yawe, areba ibyo uri kwitwara, ibyo uri gukora byose aba arimo arabibara. Nubwo mwaba mutari kumwe, wibereye ahandi, wigiriye mu bindi, wenda mwana atandukanye, we aba ari guhozaho ubutasi, nabyita nk'ubutasi, abaza inshuti zawe, abavandimwe bawe, abantu bawe ba hafi abo ari bo bose, abaza ati ese uriya muhungu ameze ate, imico y'imeze ite, ababaza ati ese uriya muhungu arankunda koko, ntago ari kunyinisha, ntago ari imikino, ari kunzanamo, atarankunda koko, ese nta bandi bakobwa atereta. Ibyo byose ni iperereza umukobwa aba ari gukora bucece. Ibyo ariko n'ubundi bikorwa n'umukobwa wagukunze gusa, ntago bikorwa umukobwa utagukunze. Ibyo nta n'umwanya yabibonera, nta mwanya aba abifitiye habe na gato. Ibyo bikorwa n'umukobwa n'ubundi wagukunze. Abakobwa ntibajya bahubuka habe na gato, nubwo wagenda ku mukobwa utanaterese, wenda mubana muri community runaka, ukamubwira uti ndagukunda, cyangwa ukamubwira ko wamukunze cyangwa umukunda, agahita kwemerera. Ntukagire ngo uramufatiranye, ngo uhise umufatisha cyangwa se kireka. Perereza aba yararikozeho kera, uba ahubwo waramutindiye, ariko niyaza ngo akubwire ngo nari ndi kugukoraho iperereza n'ibiki, ahubwo wowe waramutindiye, we ahita kwemerera ako kanya, ukagira ngo uramufatishije kandi byahe. Reka twigire ku kintu cya gatatu abakobwa batekereza ku bahungu ariko akaba ataza ngo akikubwire. Cya gatatu ni uko abakobwa bareba cyane ibintu bitoya ariko ntibabivuge, za detaye by detaye. Abakobwa bareba utuntu, twa tundi wita ngo ni utuntu duto duto, nitwo bitaho cyane kuruta n'ibindi byose. Abakobwa bafite imana ikomeye cyane yo gutekereza ku tuntu duto duto cyane, twa tundi tugaragara ko tudafite ingaruka cyangwa tudafite ikintu duhungabanyije cyane. Utwo ngutwo nitwo witaho. Kuri wowe uba ubona ari ibintu biri aho bitarenze, ariko kuri bo ni inkingi ikomeye cyane yo kumenya umusore bari kumwe nawe. Ariko si ubundi kuki batabivuga? Reka hano mbikubwire mu buryo busobanutse. Ubundi ukuntu bikora mu bwonko bw'umukobwa, iyo uri kumwe nawe cyangwa iyo muri kumwe mu bihe byanyu by'ikiganiro, hari ibintu akurikirana ku murongo
ariko akaba atabivuga. Uko uvugana n'abandi, uko witwara ku kintu giteje impagarara, ko usubiza umuntu yakurakaje, uko uvuga mu buzima bwawe, uko uvuga ku buzima bwawe, ndetse n'ukuntu uhindura ijwi iyo uri kuvugana n'abandi, cyangwa se iyo uhinduye umuntu mwari muri kuvugana ugiye kuvugana n'undi, n'uburyo uhinduramo ijwi, nabyo umukobwa bari kubireba akabyitaho kandi akabyanariza. Kwa tuntu duto wowe wita ngo ni dutoya, ibyo byose birabikwa mu mutwe w'umukobwa, bigakora nk'agafoto k'imico yawe mu bwonko bw'umukobwa. Ariko umukobwa we niyaza ngo akubwire ati ngo njye mbona ibyo ukora ngo biriya bitoya bya bintu byose nakubwiye ngo mbona bitanyuze, cyangwa se ngo mbona bitanshimisha, ibyo niyaza ngo abikubwire ntibishoboka. Dore impamvu adashobora kuza ngo abikubwire, ngo abivuge, ngo akubwire ngo ntago binshimisha cyangwa se ngo birambangamiye. Ubundi umukobwa we aba ashaka kukumenya mu buryo butabogamye, kuko aramutse aguha feedback za buri kanya akubwira ati biriya bimeze gutya na gutya, icyo gihe byatuma uhindura imyitwarire, nabe akikumenya mu buryo we ashaka kukumenya mu buryo nyakuri, ashaka kumenya uwo uriwe, kuko we aba ashaka kukumenya ku buryo butabogamye, mu buryo bwiza butabogamye bw'ukuri, bw'ukuntu uteye nyakuri n'imyitwarire yawe. Kuko aramutse abikubwiye, we atekereza ko ushobora kubihindura, ugasa nkaho umwitwaraho ukundi, ugahindura ibintu bitewe n'uko we yakubwiye ko bitamushimisha, wowe ugashaka kubihindura ngo umwereke ko ngo umushimishe. We ashaka kukumenya mu buryo bukwiriye, niyo mpamvu adashobora kuguha feedback y'ibyo wakoze bitari byiza, kuko kuba ceceka bituma amenya version yawe isanzwe, atari iyo uri kwigana ngo umushimishe. Ubundi impamvu ibi byose aba ari kubyitaho akabiha n'agaciro cyane, bya bintu bitoya ubona ko ari bitoya, we abiha agaciro akabigira ibintu bihambaye, bimwereka ko wowe uri umuntu wo kwizerwa, bimwereka ko uzaba umugabo cyangwa inshuti idahindagurika, bimwereka niba ufite imyitwarire y'umuntu ufite icyerekezo, bimwereka niba wakwikontorora cyangwa wakikaruma mu gihe uhuye n'ibibazo runaka cyangwa mu gahinda runaka, ndetse binamwereka ko ari wowe akwiye guhereza umutima we cyangwa akawugumisha kure nawe uguhe. Umukobwa ashobora kugukurikirana mu buryo bwa silent evaluation, akareba akicecekera, akareba akicecekera, gutyo. Ariko buri kantu kose gatoya ukoze akagashyira mu kazu ko twakita nka is he good or bad, is he good man or not. Ibyo byose akabyitaho kugira ngo amenye ngo uyu muntu ndamuha umutima wanjye cyangwa sinkumuha. Ahangaha ikintu biba bisobanuye kuri wowe nuko nuba uri kumwe n'umukobwa, ibyo byose ubu twose dutoya ukadukora neza mu buryo bwiza, wikontorora, ugira uti uvugana neza n'abantu, ibyo byose ukabikora neza, we azaza muri we yafashe umwanzuro avuga ati uyu muntu ndamuhereza umutima wanjye. We yafashe umwanzuro avuga ati uyu muntu ndamwemeye. Ariko mu gihe wabikoze nabi, mu gihe witwaye nabi, we aza yafashe umwanzuro cyangwa se akanaguhunga mu buryo utamenya, akagenda bucece. Kuko iyo ubikora nabi, we agenda gahoro akuvaho, ndetse anagutakariza icyizere, bikazarangira umubuze burundu. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo umukobwa aragenda nta explanation, ariko buriya explanation ze aba yarazikoreye mu mutwe we kera, wowe utabizi. Reka tube duhagarikiye kuri iki kintu cya gatatu. Ndabona ikiganiro cyabaye kirekire cyane, gusa niba wakunze kino kiganiro, kora subscribe ndetse ushyire muri comment niba ushaka ibindi bintu bine bikurikira, nabyo tuzaze tubivugaho. Ciao.